Ufite isezerano kumana wihangane eka gushidikanya bizasohora. Imana ntabwo ari umuntu cyangwa se rarara, ibyo yavuze byose bizasohora. Hari ibyo yavugiye turi Samatare, hari n'ibyo yavugiye turi ku mazi ibyumba we, hari n'ibyo yavugiye mu nzozi turyamye tarabo. Ibyo byose yavuze bizasohora. Iba ufite isezerano talawarakela bola tamo reka gushidikanya ya Mana ntabwo ari umuntu eletoke nemoziya, ibyo yavuze byose bizasohora. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo. Muririmbyi yaririmbye ngo ineza yawe ntawayirondora, ineza yawe ntawayirondora Mana. Ineza yawe yabanye natwe mu kwa mbere, iradusindikiza ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, tugeze mu kwa 12. Yose ni ineza yawe. Imiryango imwe yarapfuye ntacyo twabarushije, ariko Mana warahabaye uturindira abacu, uturindira ibyacu. Lele kotabo niwemerewe ko abanzi bavugiriza impundu kunesha uhabwa icyubahiro. Muri iki kiganiro uganze ubane natwe cyane Kristo, mu izina rya Yesu, amen. Ibyo Imana yakubwiye humura, humura, humura. Ibyo Imana yavuze mu nzozi, ibyo Imana yavuze ivugira mu bahanuzi, ibyo Imana yavugiye Samatare. Ariko hari abantu basenze kweri Samatare kizabonwa, gabanya ifiriti, kanyarira mu mazi ibyumba, mu mazi nyabyondo. Ibyo yakubwiye mu nzozi, mu bahanuzi, mu ijambo, Imana izabisoza. Niba ariyo mwavuganye kandi ikintu kikwereka ko dele kolastaki enemos ari Imana mwavuganye, nuko ibyo yavuze ibisubiramo. Ubwo ishobora kuvugana nawe iciye mu bahanuzi ikagaruka noneho ikavugana nawe no mu nzozi, kabisubiramo. Kabona umuhanuzi ari kuguhanurira mu nzozi, ari kukubwira ni kwa kundi urota. Hari abantu bambwira ati ngo kurota nk'umukozi w'Imana n'urugero, ukarota. Hari abarota gitwaza ari kubabwira ibintu runaka, ukarota cyangwa pasiteri runaka, pasiteri Hortense, cyangwa ukarota umuntu runaka, pasiteri Zigira Inshuti, n'abandi ba pasiteri cyangwa bishop nabo hanze bari kukubwira, bari kuguhanurira cyangwa bakubwira ibintu runaka. Ni Imana ibiri kuvugana nawe. Haleluya, haleluya. Aho ni Imana ibiri kuvugana nawe. Cyangwa umuhanuzi runaka ukabona umugore, ngiye nkunda kubona umugore nta nubwo muzi, uwo ni marayika w'Imana. Lelo ketabosi akambwira ibintu byinshi cyane. Hari igihe mbona n'umukozi, hari umukozi w'Imana merutse kubona bamwita Acyakamureke, turasengane wacu aramanura ngiye kubona mbone niba yanaraneretse n'ahantu. Aho buri kuvugana kurota umukozi w'Imana runaka ari kuguhanurira, ni Imana ibiri kuvugana nawe, ibimukoreshe nka marayika. Nabyumvishe inzozi zawe ujuze agaciro la kotabo. Ujuze agaciro bimwe byose Imana igenda ivugana nawe, byose mu nzozi uryamye usinzire. Uziko Imana ivugana nawe mu nzozi. Hari umuntu nasobanuriye inzozi ejo bundi, Imana yari kumwihanangiriza ngo nazambare mini. Nta mukristo kwambara mini nk'indaya, kwiyambika nk'indaya. Oya, shiraho amavisi yawe, nge nsenyera muri ADPR, n'imisatsi nta kibazo abayemerewe, n'ibindi byose. Ariko mini toka ujye wiyambika neza nk'umukozi w'Imana. Niba indaya ziyambika kura ziri kugurisha, wowe ushaka kugurisha ute mu nzu y'Imana. Ababyumvishe rero Imana imwereka mu nzozi yuko ikintu cya mini agomba kugihungira kure. Ntabwo hari n'undi none Imana nini yazindutse ariko bimbwira muzika. Imana yanyeretse ko ibintu bya mini ngomba kubireka. Imana idusura mu nzozi. Imana rero hari n'ukuntu yagendaga idusura kera tukiri mu ishuri, ikagukopeza nk'ikizamiwe, ikakwereka ibyo bazazana byose, ikakubwira igakurisha chapitre, cyangwa ikakwereka n'ibisubizo byose. Mukabona abantu bagiza ngahe. Imana yigeze kumbwira ngo izabana natwe mu karamu turi kwiga.
baduha ikizame cy'igiswahili gikomeye. Igiswahili kirakomera rero ikizame cyane. Yaya nari narabonye make umva ndagikora numva Imana ibanye nanjye mu karamu ndagitsinda mu izina rya Yesu. Nicyo giniga muri university iryo somo ntabwo ryamfasha. Imana rero igidusura mu nzozi we, igidusura mu nzozi. Hari abantu bagiye isura noneho ikabasura wenda n'urugero ikabasura babonye akazi kera ordinateur cya computer zikiza machine zikiza batazi kuzikoresha akajya mu kizama ataza harakanda Imana ikamubwira ati kanda uzike Imana nanjye yansuye hari abanyamurenge hajya sinzi niba mbivuze neza bari baraje bavuye muri Amerika na ababosi cyane baramamagara hari ibintu nari kubafasha ndagenda ndabafasha ibyo nagomba kubafasha byinshi cyane nk'ibyumweru nkabingahe nanjye bankubita ku mafaranga mera neza abantu rata mugenda abantu mugenda mutumeza neza kuri momo Imana ibaha umugisha n'ukuri pe abantu rwose Imana ije ibaha umugisha mutuzirikana ndabashimiye umva bigenda gute rero ubwo rero hariho undi muzayirwa ari kuvuga ati bateka kawunguru cyane n'uricyo byo namubwira ati nta kibazo ibikore nta kibazo umva reka ndinjoro rero Imana insure mu nzozi inyere ku buryo bateka kawunga sasa kawunga nyayo kandi ngiye nizi ibintu byo guteka muri secondaire na university Imana mapuruse ariko degereza iraza kandi ntabwo ari kera inyigisha uburyo bateka kawunga yo irabinyi ariko tuzakore pratique murabizi ko dutanga n'ikiganiro cyitwa roho nzima mu mubiri muzima tuzakore pratique y'ibyo munyandikire muri commentaire numve nimbona muri benshi tuzakora pratique yayo iyo kawunga Imana iranyigisha ati kawungu urabigenza ucyo hari nundi wambwiraga uburyo Imana yamwigisha guteka inyama Imana ikubwira n'ibintu uri bwambare mu nzozi kakubwira cyangwa kumvijwe ibyo byose Imana igenda ujye ubera maso inzozi zawe urota tokenemo azaketabo nibyo nari nongeye kukwibutsa ubere maso inzozi nari mbasuhuje rero kurota umukozi w'Imana runaka haba hano mu Rwanda n'abandi batandukanye bari kukubwira ibintu runaka cyangwa bahanuzi cyangwa baguhanurira ni Imana ibiri kuvugana nawe ujye ubiha agaciro Imana ibaho umugisha nimero yanjye 0784419984 amazina Imana irakaramadeo Imana ibaho umugisha abatari bakora subscribe mukore subscribe kuri Elayo TV kandi ibiganiro mujye mukomeza mu bisharinge hose twiyemeje kubaha ibiganiro byinshi cyane abifuza kujya muri groupe abanyamwuka groupe y'abanyamasengesho mu nyandikire kuri iyo nimero tubashire muri groupe tujye dukorana umurimo w'Imana tugira ibihe byiza cyane Imana ibaho umugisha shalom amen.